nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Yes, uri kuvugwa nta wundi ni Miss Josiane. Abasore rero benshi ngo baranamukunda, n'uyu musore ngo aramukunda. Nawe urakunda Josiane musore? Naye ndamwemera byataye. Ikintu rero ikituzanya no kugira ngo tuvuge ngo ese Josiane koko ko ari umuntu abanyarwanda benshi bagaragaza ko bakunda, ndetse ko banizeye ko azaba Miss. Reka duhere kuri wewe. Ukuba Miss kwa Josiane ubiha amahirwe angana iki? So kuba Miss kwa Josiane nge ntago mbiha amahirwe menshi. Cyakora anabaye Miss nge ndi mu bantu bakigaragambya kabisa. Kubera iki? Ntago ngiye ku bwanjye, ntago Josiane mbona ko ari umukobwa wahagararira u Rwanda muri bariya bose. Ku bwanjye ntago ari we na. Arabura iki se ku buryo uvuga ati ngiye ku bwanjye ntabwo Josiane akwiye kuba Miss? Kuvuga ngo ikintu abura nizagu yanjye nge ntaya. Yanjye ntaya afite. Oya mbata uri mu bantu bakurikiranye cyane ibintu bya Miss Rwanda, ndetse uri n'umusesenguzi wakunda gusesengura Rayon Sport, ariko kuri Miss Rwanda nawe ushobora kugira ibyo wavugaho. Josiane kuri weho arakunzwe, abanyarwanda benshi nabonye n'aba Rayon Sport batangiye kumwitirira ngo nuwabo, ariko kuba yaba Miss urabiha amahirwe angana iki? Icyambere cyo Josiane ashobora kuba Miss byashoboka, kuko abanyarwanda nibo batora mu gihe uzabamuye amahirwe ashobora kuba Miss birashoboka kuko baramukunze. Ibijyanye no kuba yahagarara u Rwanda, burya mentally umuntu ariga ibyo adafite ashobora kubyiga akabimenya, kandi bigatanga umusaruro kuri societe bitewe nuko yabyongerwa mu gihe azaba yagiriye icyizere cyo kuba yaba Miss uhagararira u Rwanda. Ikindi nanone nuko Josiane ashaka kuba Miss yanyegera nkambata nkamufasha. Ubu se wamufashe iki nkawe? Kandi icyo namufasha namugira inama, mfite professor murabizi, namuha n'ubwenge yakoresha rwo kugira ngo azabashe gutsinda rya rushanwa rya finale. Ko icyo abura ubu ngubu nta public arifite, ariko ari kubura content, ari kubura icyabara. Ariko buri icyabaha rero mu gihe cyaba cyakizwe ku murongo neza ashobora kuza akaba Miss kandi agahagararira u Rwanda kandi akagaragara neza cyane imbere y'abakiriya. Ese wenda mubona ku giti cyawe, reka maze ni mugabo ubona ku giti cyawe ari iki cyatumye Josiane akundwa kugeza ubwo abantu bose ubona n'abaminisitiri nabonye baravuze ati natwe dushyigikiye Josiane? Niki cyatumye akundwa? Josiane ikintu gituma ngira ngo hanini yagiye akundwa bagenda bavugaho kenshi nuko ngo yagiye agira ibintu by'ibizazane muri kuriya kuza kwiyamamaza kwe, ngo ahenshi bakanatitsimbara cyane ngo kuba yaragize ziriya mpanuka zo gusitara n'iki, ariko mbona nta kindi, ariko bafite nka target bashatse kugenderaho wenda y'uyu mwaka, ariko ngewe ndebye ntabwo bagendeye ku buranga bwabo undi busanzwe twajyaga tureba kuri ba Miss basanzwe. Bishobora kuba wenda baragendeye nko bashobora kuba barakoze nk'icyo twakwita ubujozi, bagasanga yujuje ibyiza nyaburanga by'umukobwa w'umunyarwanda agomba kuba yujuje. Harimo ibintu ugendeye ku muco, harimo imigenzo gakondo ya Kinyarwanda. Ushobora kuba nicyo nkeka ko gishobora gutuma kuri wese Josiane si mwiza ukwiye kuba mwiza. Ni mwiza kuba mwiza pe, afite igikara cyiza, ndetse uriya nanjye niwe uriya niwe Miss numva nkeneye uyu mwaka. Kuri wewe Josiane uramanga amahirwe ngayo kuko ibukanira irakamba nta manyangajemo? Ushobora kumuha 55%. Ko akiri make buriya furaguye. Oya nayo ngayo niyo mugeneye gusa, ariko nanjye ndamwemera. Imana izamufasha ahite rwose. Ikintu ubona atandukaniyeho n'abandi ni iki? Nuko ubona ari umukobwa utarabashije kujya muri bya bindi byo kwikoroga. Kara kanyogosho ariko ngo yashyizeho ngo nako ni gashya. Ya nyogosho y'inkoko irya amagi ni sawa cyane, ndafasha kuko buriya hari ukuntu gutambutsa ahantu henshi abantu bakakugira icyizere. Ikindi ngenda ndamuha amahirwe ya 85%, as long as Rayon Sport imukunda kandi akaba ari ikipe yanjye, urumva ko azatambuka ntabwo. Abantu benshi bakunda kubitangira akavuga ati Josiane abantu bamutoye wenda kuko ari umukobwa wujuje izo ndangagaciro abantu bavuga, ariko hari n'abadatinya kuvuga bakavuga ngo Josiane si mwiza wenda. Kuri wewe Josiane si mwiza ukwiye kuba Miss nkuko abantu bamwe ku ruhande bagenda bavuga? Ya kuri ngewe Josiane ni mwiza, ariko ntago aruta abo bari kumwe. Ntago ari mwiza kuko ntago ari mwiza. Oya ni mwiza ariko ntago aruta abo bari kumwe. Bamurusha iki se? So mu bo bari kumwe
harimo abamurusha gu yagu nyine navugaga Yogo ariko gu yawe ni iyi. ni isukari ni yawurute bamuhe yawurute arya yawurute ni iki kiyabura gu ni ka kantu kaba kabura nyine. Urabona hari umuntu ukunda umukobwa ufite gutya sibyo, hari umuntu ukunda umukobwa wo muri maneke, hari umuntu urumva. So rero wa muntu ukunda umukobwa munini yabonye umukobwa muto ntago aba ari guyiwe. burya Imana iravuga ngo nyereka ibyo ufite nkongere ibyo binini bishobora kuzaza ashobora kwerekana ibyo afite mu bindi bikazongerwa Bakabyongera bateze. Kuri wewe icyo Josiane arusha abandi bakobwa cyatuma bamisi niki? icyo Josiane arusha Turetse wenda ku bintu bya gufana byo kuvuga ngo nuko ngo ari umukobwa ngo wahuye n'ibizazane nkuko uyu muvandimwe yabivuze ngo nuko yasitaye ngo nuko ngo yacitse amano ngo waje ngo kwiyamamaza ngo umwana ngucishije bugufi, ikintu ngo narusha abandi bakobwa cyatuma bavuga ati aratambutse niki? reka mbanze mvuge kuri Miss Rwanda none mbone kugaruka kuri Josiane ari abagiye baduhagarara imyaka ishize nta bintu bya hatari bagiye bakora n'uri atakora kuko ntungu nta bihari bya hatari bakoze uri atakora bivuga ngo uri nawe yaza agakora nk'ibyo bakoze bisanzwe ntago twamurenganye kuko mu gihe yabagiriye icyizere n'abandi tubagira icyizere bakazuka kuri bisanzwe n'undi rero yaza agakora nawe ibindi bisanzwe kandi ntacyo byakwangiza kuri Miss Rwanda n'undi yakomeza. Ikindi nanone numva barusha nuko ari umukobwa wabashije kwigirira icyizere yigiriye bitewe naho yaraturutse na situation yararimo kuba yarabashe kugira confidence yo kuza kwiyamamaza. Ibyo ubwabyo bimuha amahirwe yo kuba namwifuriza kuba Miss. Hari abavuga ko yagiye mu bapfumu. Ibyo bya tradition beliefs abantu benshi babivuga no mu mahanzi bivugwamo ntabwo we kubimuvugaho byagorana no muri mu equipe bibamo. So twe icyo tureba umuntu wese ugize success tureba success y'umuntu ntabwo tureba failure y'umuntu. So Josiane naramuka abaye Miss akagenda akaba Miss mugabo abaye Miss nkuko mwakomeje kugenda mwamamaza nkuko mushaka kumutora mubona ikizamugora n'ikihe? kuba Miss kuba Miss rero tumva nta kintu kizamugora cyane kuko bamugaye mbona n'abandi bose nta kintu baba bakora kidasanzwe. Ikintu wenda gishobora kuzamugora nko kuzajya aca nko mu basore babiyemeza nk'aba ngaba kugira ngo agire ikintu yabasobanurira byagoranye. Nk'aba ngaba urugero nk'aba bambatana kariya gasore ko hirya buriya n'abantu bagoranye cyane baba bafite imyumvire yabo ariko naho ubundi nta kindi cyamugora, ubuzima buzagenda neza, manda ye nayo izaba irangira. Ndumva ari ibyo genda gutangaza mbatago kuba Josiane kumvisha abasore nkamwe ngo bizagorana namwe ni kubibona. Njye kunyumvisha ntago bizagorana kubera ko ubusanzwe njye ntago ndi umwe mu basore bakeneye kumva ko yumvisha ariko njye ndi umwe mu bantu bashyigikiye umuco ndetse n'iterambere ry'umukobwa w'umwe n'igihugu w'umunyarwanda. So kuba Josiane yaba ateye imbere ngiye ku bwanjye birashimisha cyane kubera ko ni umunyarwandakazi n'umunyarwanda. Ngo ni ikibazo cya nyuma tugiye kugenda tubabaza Josiane, mwese mugaragaza ko mushaka kumutora ndetse mukavuga ati rwose uyu niwe Miss wacu nta kabuza. Josiane naramuka adatowe aramutse adatowe byagutungura? Aramutse adatowe ntabwo byantungura kuko icyo gihe yaba atatowe, numva ko yaba atatowe ariko wenda azatowe. Wakwigaragambya se adatowe kugaragara nk'umuntu mushyigikiye cyane? Ati adatowe njye ntabwo nakwigaragambya gusa njye mfite icyizere cy'uko azatowe. Josiane mugabo naramuka adatowe we numvishe wenda utanamushyigikiye cyane ngo ntabwo ari guyawe, aramutse adatowe ukurikije ko n'abanyarwanda bamukunda byatungurana? Njye ahubwo byantungura atowe abaye Miss ngiye byantungura byibura ari nkanjye uri gutanga amanota namugira Miss Popularity. Ari nkanjye uri gutanga amanota namugira Miss Popularity. Wenda akaba Miss washyigikiwe n'abantu ukunzwe n'abantu ariko abaye Miss ngiye byantungura. Byagutungura we ntabwo rwose yaba Miss. Wenda dusoza gatoya wewe Josiane aramutse atabaye Miss ukurikije no kuntu bamushyigikiye byagutungura ntibyagutungura? Yewe ntabwo byantungura. Ikitagutungura ni iki? Ikitantungura nuko n'ubundi ugiye kwitegereza usanga atarabikwiye cyane ariko atabaye Miss ndumva yakwihangana. Hari n'abandi benshi cyane baba bataragize amahirwe kandi baba biyaminiye ko ari beza cyane. Icyo mwiteze ni iki muri rusange atabayemo kwiba? Icyo twiteze nuko ku mpande
zitandukanye hashobora kuzavuka ikintu kimeze nk'umwuka utameze neza. Hari abo bizababaza, hari n'abo bizashimisha. ubona abanyarwanda nta buryajya bashyizemo mu gushyigikira Josiane cyangwa baramushyigikiye byanyabo? Je ndabona abenshi baramushyigikiye kabisa n'umutima wose. Yes, mbashimire. Abenshi bari mu kigare wa. Aya ntabwo ari ikigare. Tubashimire cyane mwese mwakoze. Aba n'abasore bagendaga bazana impaka kuri Josiane bavuga ati uriya we ngo ntabwo ari guye ariko yaramushyigikiye no yaramushyigikiye akavuga ati nta shiti abanyarwanda bose bazamutora. Natwe rero abanyarwanda reka dutegereze umugani w'imikino ifirimbi ya nyuma reka tuyitegereze. Kana subscribe. My name is Didas. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.